n'igifaransa byawe byigumanira out twagiye kwigisha na televiziyo merci très bien cyangwa muri twigaga mu gifaransa cyandi mu wa kabiri primaire ukaba ngo mama ngo je mal à la tête et je transcris beaucoup tu es de la fleuve il faut que ntabwo ari igifaransa avant d'abord so médicament nana kwigisha je ni giki njyewe aha tia ni giki wowe tia yego aya tiwe aya nyine nyereka ahantu nicara nikambwirire nyereka ahantu nicara tuganire nicara manza usohoke hanze akasaharitse kunyiruka manza usohoke ngiye guhamagara boss ibyongereza tubyihore nani mukene rukanwe nkishingire ndakwigisha iringana rivuga ngo oyebi ni biki urazi orebi na urazi oyebi lingala uzi lingala ndakwigisha indimi ntabwo ndizi bwacya wamenye indimi eshanu nawe ukazaba boss umuntu azazimaza iki ku muryango hano kuri gate areba nawe nazimaza iki nazirya haje umuzungu haje umwana nyiri muzungu wagiye he mabuje kandi umwirabura na boss akamwirabura azazimaza iki cyo hano ndakwigisha kubara muki twagiye shisha umva nakamubwira ibintu ni bibiri mpamagare cyane tugenda soka genda cyane genda Niko iyo nicaye muri salo iminota 30 nta kintu mura ntegurira urumva utekereza iki uretse ko mu gikoni bari bakibirimo mu gikoni nari mvuyeyo bambwiye ngo baracakwa usigaye kwitwara nabi cyane kandi ubu mu kanya ukaza nta mafaranga nta gasuzuguro ariko karimo mutwara karibu injira nta mwiriwe ubuhoro yemwa ubuhoro kugenzwa n'iki kugenzwa n'amahoro kumitegereza rwose n'abantu bose bite shaka byiza uwoye nduzinganjwiri uravaho ukajya he nitwa Paul nduzinganjwiri ndi gushakisha aho nabona akazi ubona akazi uwo mutima n'ubwonko n'ubwenge byose byakuboye hano uje gushaka ninde wakurangira nakomanda ku bipangu byinshi ngize imana nkoze abarembo na kirakinguye ndavuga ngo wabona imana yansokeye ikaba mugiye kumpa akazi ese ubu washobora akazi kameze utamana akazi kose nagakora ko nta kazi dufite oya sari ndavuga ngo akazi kose yagakora wagakora iki aka kaboko mfite gafite imbaraga nyinshi cyane nakingurira imodoka nakora ibintu byinshi nta kaboko afite hanyuma kugira ngo umere gutyo se ubumuga waravukanye bwarizanye byagenze bite none se shaka ushobora igihe hano dufite ji dufite fanta uretse yewe ntacyo kubwiye amajenda ataramakuru uretse uri kubona uyu mwana ahubwo kubwiye ko ashonje ntacyo ubaza kumushora ariko nabanza tubwire kugira ngo amenye ko byagenze ni birebire wa mubyeyi nari ndi kugenda mpura n'abantu batwara imodoka bari kwiruka nk'abasazi bahita bangonga barirukana aranababuze nuko mbonye ubuzima ntazabushobora gukomeza kwicara ndushya umubyeyi wanjye mu cyaro ni ukuvuga ngo na siranse ntabwo yabarishe ntabwo nabamenye bahise biruka ndavuga rero cyangwa ushobora igisambo wagiye kwiba ahantu baramutema oya nanze kujya gusabiriza nk'uko abandi babikora ndavuga ngo nubwo nsigaranye kamwe nagakoreye burya abantu nk'aba baza biyobetse oya akazana agatima keza kandi uyu mwana uri kubona atari umwana wari uwo mubyeyi nuko wabaye dore buraje uyu mwana yari uwo mubyeyi none se sha uri gushobora iki mwana icyaboneka hafi cyose nacyakira kandi naramukoze yesu we ariko kuki abantu babagome baracariho nk'aba kugonga umuntu agahita frema kanze ndebe icyo mufashisha
urabona bashobora kari kazi ntakabakugira ni ukuri mfite imbaraga ngewe akazi kose ntabwo ziriheze kandi nabikorana ubwitange erega natwe tuba twaragize ibibazo byo kubura ingingo tuba dushoboye ni uko wenda tuba twarabuze icyizere byihore ni akazi ushaka cyokora wenda umuntu yapfa kuremera da akuzamu ko bagashobora ni ukuri ndakoze cyane imana y'umugisha tupfa kugerageza tuze kureba byoroshye murakoze kandi gusa bibaye ngombwa ko wirukanka wakwiruka none se wawe ugufasha urafatika ubu none buranyibutse ntabwo ariko ari banza urebe agasuzuguro mu kikore niba byatunganye hanyuma uyu mwana urabizi ko nta muzamu tugira nawe naba nkuzana agafanta ukabugeze ariko jya ureka wumva ibyo mbaho ibyo ndikubwira wabanje ukicara ukaniga muto kanicane ni uko hari urimo uvuga ngo turukunda gushyuha gusa ubu ufite uratangiye ikibazo gusa icyo ndeba uyu mwana twamumarira urabizi ko nta muzamu twagira wenda akazi k'ubuzamu bwagashobora akazi k'ubuzamu agashobora ntagashobora cyane buranze no kwirukanka n'umujura aje namwirukaho baye ibyo kwiruka byihorere uko se unyereye ukagwa ninde wagutabara nakwiruka ntiwabanza umujyo mpanga hasi iyo umuntu yabuze akaboko kamwe akandi gahita gakomera akagakora ibintu byose sawa njye cyo kora niba wumva akazi k'ubuzamu wagakora ngiye ko nta kibazo ufite ni ukuri murakoze cyane ariko bisaba kwitonda ese ugira ibyangombwa yego ndabifite byose ufite mituweli mituweli nayo ndayifite ni akazi k'ubuzamu ngakariya rero genda ubanza ukakwanya iby'iwanjye hanyuma mu kanya ubwo uraza kumujyana kandi rero icyo nawe ufashisha ngo uramire nawe usiga witwara nabi ubwo nibigira nijoro ntuze kugira icyo umbaza n'ubundi rwose munyizere kandi nzaba umukozi mwiza w'intangarugero oya nta kibazo rwose ariko rero umugabo wanjye urabizi ko njya nkwiyoroshyaho ntakuremerera ntakubuza ubwisanzure ariko buriya hari aho ndeba mbonye tutabaye ababyeyi buriya umwana wacu twabyaye agiye nk'ahantu kwaka icumbi kandi ko byose bishoboka bakamwirukana nk'uko twirukanye uriya mwana ayiwe mbega ariko urazi ntabwo abana bose ariko bazajya kwaka amacumbi twebwe iwacu ntabwo azaka icumbi icyo ndakikwijeje wikwicuza rero ko tuba ducumbikiye umuntu tutazi ngo ari kugenzwa n'iki oya akambwira sibyo wenda niyo bitatubaho ariko wenda kimwe nuko byatubaho ariko njye ndumva uhiriwe mama amakuru ni meza yakomeye namwe ariko nizere ko mumeze neza dore ko nsanzwe mufite n'akanyamuneza akazi kameze gate akazi kari kugenda gake gake urebye rero nkubwire mwana wanjye hano haje umuhungu ureshya na shyari munini ariko nta kaboko afite ashaka icumbi aradutitiriza mwana we yadutitirije ndavuga ntuyu mwana none yaba afite ikibi kimugenza na se nuko aryungamo ariko yadutitirije wongera uti yadutitirije nuko ubwo isoti reka da nta cumbi nta n'akazi yaje ashaka akazi bigeze iby'akazi bivaho akicumbi ibivuyeho ati ndashaka ibyo kurya bivuyeho ati ariko muranancumbikira burije nuko tubwira zamu tutigenda umugaburire ariko umwereka inzira n'umuhanda agende ataba ari umuntu uzanywe n'ikibi mwana we umuntu ashobora kwira nijoro agakingurira abajura akagira uko atugenza tugasinzira tukaba ibigoryi agakingurira abajura turamusezereye
bite kusunika inzugi ugiye he urwaye genda hano mu rugo hano ni mu rugo ahubwo wowe bite ni wanyu sorry nanjye nitwa Paul njye nitwa Paul okay kuri hano uhagaze hano ku muryango niho ndi gukora naje nyine gusaba akazi barakama natangiye uyu munsi okay mwihanganire twakomeje guhagarara hano nahangamba nihagarariye guhagarara ariko ntabwo ari ngombwa guhagarara kuri gate cyane nkunda guhagarara njyewe andi makuru se ni meza ngubu ndi gushima Imana nk'umuntu wabonye akazi nyine ariko ntabwo ari ibintu byasubirwamo kuba wabona akazi wowe uragakwiye usibye ko udakwiriye akazi ko gukora kuri gate nyine ko mubona akangaka ni akazi keza kandi ni ukuri nari naragasabye Imana nsabye Imana yego ese ko mbona usa nk'umuntu wize gute wasaba akazi ko gukora kuri gate burerega akazi kose kaba ari akazi ni uko wenda imishahara ari irutana ariko akazi kose iyo ugakoze neza ukakitwaramo neza ukaba ari akazi ukagiriramo n'umugisha wagira ngo ufite ikibazo oya nta kibazo mfite ufite ubumuga bw'akaboko ni akaboko mfite sorry byagenze bite se wabaye iki shana birebire nyine nagize ibyago nyine nkora impanuka umuntu arangonga arirukanka naranamubuze ni ukuri wihangane yego bibaho kandi narabyakiriye rero narinje ngo tuganire kuko nabonaga irungu uri ku ishuri yaramuze ko bitemewe kuganira bitemewe what do you mean I mean nyine ko ntabwo byemewe nyine mba ndi mu kazi utazatuma banyirukana pe kandi nakabonye nkababaye cyane humura nese kuganira nubwo byakubuza akazi kawe ntabwo byatuma uva mu nshingano zawe kandi ubwo se mabuje asanze turi kuganira aka kanya ngitangira akazi cyangwa bosi yabona ndi umukozi w'amagambo kurusha ibikorwa pe oya humura nese gukora akazi no kuganira n'abari mu rugo kandi kuganira n'abantu bituma mumenyana kurushaho kuko ntabwo uzaba hano umeze nk'ikiragi oya ndi kumva byanteranya rwose na databuja kandi yangiriye icyizere yakugiriye icyizere n'ibyo yaguhaye akazi ikibi ni uko waganira n'abantu akazi kawe ukakica icyo nicyo cyaba ari ikibazo ariko mu gihe utakishe ndakeka nta kibazo kirimo yewe mwawagira ukagukunda guhagarara kuri gate abana ba hano nabonye bakunda kugira bahagarara hano bakarangara kandi ubushize batumeneye ibirahuri kubera gutera amabuye ntabwo mbikunda nzajya mbirukaho oya ntukabirukeho ujye ubabwira neza ariko nyine kuganira n'abantu nta kibazo kiba kirimo cyane ko hano tuba turi n'abantu bakeya njyewe na murumuna wanjye papa na mama bo ntibakunze kuba bahari rero kumva umutima nta mutari kunyemerera kuganira pe ni ukumbabarira ndi kumva bingoye pe oya nta kibazo ahubwo bayi erega turi mu rugo rumwe tugomba kumenyana tukaganira tukarushaho kumenya ubu se ejo n'ejo bundi uramutse ugize ikibazo njye nawe tutaraganiriye sinamenya ngo iwanyu naha tukomoka ahangaha ku buryo ushobora kuvuga turarwaye tugahamagara wenda mama wawe se murumuna wawe se mushiki wawe se tukabwira ngo bimeze bityo so rero ndumva kuganira nta kibazo kirimo kuko byarushaho kongera nawe kumenyana cyangwa wowe na murumuna wanjye se cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese wa hano mu rugo iyo umuntu rero yamaze igihe kinini yifuza akazi ntakabone akakabona nyine hari ibintu aba yarasetinze avuga ati mana nimbona akazi sinzarangara sinzasamara nyine nzagira disipurine nitware neza kandi mu bintu nabwiye Imana ni ukutagira amagambo no kutarangara mu kazi nzabona none se hari aho wabonye akazi bakakwirukana kubera ko uganira n'abantu baho
oya ubwo rero ndumva nta kibazo kirimo mu kuganira nta kibazo kirimo pe kubera ko nyine kiretse muganiriye mukarenza mukica inshingano nicyo cyaba ari ikibazo ariko mu gihe mutisha inshingano nta kibazo kiba kirimo ko numvaga biteye ubwoba nanone kandi wambwiye ko ari iwanyu ni iwacu ariko nyine uri umuntu nanjye ndi umuntu ejo n'ejo bundi wanjye nabufasha cyangwa njye nkabugukeneraho kandi nta n'ujya umenya icyo ahazaza hamuteganyiriza dushobora no guhurira mu bindi bintu runaka ntabwo uzaho muri umuzamu igihe cyawe cyose cy'ubuzima bwawe bwose ejo n'ejo bundi ushobora no kubona akandi kazi ahandi hantu bikaba ngombwa ko serivisi yaje gusabayo ari wowe uri buyime niyo mpamvu rero tuba tugomba kuba inshuti koze rwose ku magambo nk'ayo ngayo abantu benshi ntabwo nyine batubonamo icyizere njye ntabwo ariko mbibona njye nizera ko ubuzima bw'umuntu isaha n'isaha burahinduka kandi bugira icyerekezo especially ku muntu wize kandi ndabibona ko wize pe warize niyo waba wararangije segonderi gusa nari narize ariko nyine ubuzima umunsi umeze neza ejo ugasanga bugiye hasi burundu birarangiye nibyo nkubwiye ejo n'ejo bundi uyu munsi uri umuzamu w'iwacu ariko ejo nanjye nshobora kuba umukozi w'iwanyu ibyo byo biragoye kubyizera oya bivuga ngo biragoye kubyizera nyine kuko ubuzima ni nk'isaha burahindagurika ni ukuri urakoze cyane so reka njye rero njye mu nzu njye guhindura ndebe uko nakiyitaho ubwo turakomeza tuganire ni ukuri kandi urakoze harya witwa nitwa Paul sawa Karame wanze ko tuganira kwa mugore tukaganira ariko nyine ntabwo nabyanze ku bushake ni kugira ngo nkore neza akazi nshinzwe kuganira nawe byamfasha gukomera kurusha ngo mbariye tukaganira tubyo n'ibyo mu mutwe ese uri kumva ufite amatsiko ko tuganira yewe mfasha tuganire yewe nkunda guhura n'abantu n'abantu ibyo binyorera kugira ngo menye uburyo mbana nabo wenyemerera umpe igihe gito gishoboka uri kuntera ubwoba pe ntabwo pe nyine njyewe sinkubeshingiye mu cyumba mbura amahoro mbura uko mbigenza ndavuga ati I have to ngomba kuganira nawe nyine tukaganira none si ubukwere umuntu nkanjye udafite ikintu gisamaje cya mwese n'iki twaganira nta muntu utagira ikintu gishamaje mu buzima bwe kandi nta n'umuntu utagira inkuru yavuga ku buzima bwe hari igihe umuntu aba afite inkuru ndende cyane inkuru ndende nanjye niteguye kuyumva yewe bwacya bukira niba ushaka iwe abizi turayumva uyu munsi ejo tuzongera dufate umwanya ejo bundi kugira ngo dushake kumenya njyewe birangira nyine kubonana n'abantu mwazi inkuru yanjye ko ari ndende se nanjye nakubwiye nta kibazo mfite cyo kwicara hamwe nkayumva nyine nk'uko nabikubwiye nitwa Paul iwacu ni Buzinganjwiri se ko ni mu cyerekezo Buzinganjwiri epfuye mu majyepfo ni kure ntabwo wahamenya ese ko ufite ababyeyi mfite umubyeyi mama ufite aho muvukana se ni ukuvuga ngo uri umwana w'ikinege njye njyenyine mama yabyaye numvaga nyine nzamuhindurira ubuzima nanjye nkavuga ngo nyine nk'agahungu ke ariko nyine urabona ibyago byaraje icyizere kiba nk'aho gitakaye ndi Paul nyine wo mu buzima nk'ubwo bw'umukene mbese mama ni umupfakazi oya Paul nta mpamvu yo gutakaza icyizere
no kumva ko ibyago byaje kubera ko nta kintu kiba muri ubu buzima nta mpamvu wasanga ko warabaye gukiriho umugisha wawe wo kugira ngo wenda ugere kuri izo nzozi wifuza no kugera ku birumvikana kuri kumpumuriza ariko nyine ntabwo ari kuguhumuriza wikwigora pe nta kibazo narabyakiriye oya ntabwo ari kuguhumuriza ntabwo ofisi zose zo muri iki gihugu zibamo abantu bafite amaguru n'amaboko byonyine harimo abafite abadafite amaboko harimo abadafite amaguru harimo abayafite ariko adakora icyo bakora ari ugukoresha ubwenge bwabo n'imitwe yabo ugira n'amahirwe wowe wasigaranye akaboko kazima gakora nyine ibintu byinshi aka ko gakora ibintu byose urumva ikibazo tugira ni ukugira ngo nyine umuntu akugirire icyizere we humura hari umunsi umwe uzabyuka mu gitondo cyangwa se uzahura n'umuntu mu muhanda akakureba akavuga ngo uyu ni we ndikumva ubundi wize ibiki muri segonderi ndikumva ndi kwikanga databuja pe ndikumva oya humura mama ari mu cyumba ari mu mirimo ye papa ntawe uhari wize ibiki muri segonderi nize hege wize hege wow wize n'ibintu byiza cyane wize ibintu byiza cyane kubera ko abantu baha agaciro ibyo bintu ni bake ni ukuvuga ngo nyine n'abantu bakora muri ofisi benshi bize ibyo bintu ni bake so ufite amahirwe menshi niyo mpamvu yo kwitakaza igihe cyizere kandi ushobora no kugera gutyo ukajya muri kaminuza ugahindura ubuzima noneho wize amateka wiga ibintu by'imibare buri kintu cyose wagikora history economy na geography wize ibintu byiza cyane byiza cyane sinzi wenda umugambi w'Imana nyine uba ari muremure njye nshima n'Imana no kuba ntarapfuye hari abantu bagiye bagongwa bakahasiga n'ubuzima ariko njyewe ubwo nasize akaboko kamwe kandi none Imana yangiriye neza hasigara ak'iburyo nibyo nakubwiraga wowe ufite amahirwe menshi cyane usibye nyine abantu b'iyi minsi bahumye amaso bakora ibintu bagendeye ngo uyu turaziranye ngo uyu nguyu ngo bigenze gutya ngo uyu nguyu bigenze gutya nicyo kibazo kiri mu bantu muri iyi minsi ariko ubundi ibintu wize ni ibintu bikenerwa n'abantu bose abantu nyine ni ku isi imeze ko ndi kwikanga bosi twe twarekeye aho barakubwiye ngo kanya yasanga tukwise ikintu kirimo kibenya nawe bayahumura nta kibazo nta kintu cyaba bitwaye ese ko mbona udafite amahoro ubundi birebere bafite ubwoba iyo turi kuganira pe ntabwo yo kugira ubwoba sibyo simbuza akazi koko nazongera kubona ntabwo wabura akazi sibyo humura ntabwo wabura akazi ukuntu nageze hano nakomanze ibipangu byinshi oya humura noneho nakumira ubu se kandi weho aka kanya ejo bundi ngo uhaye akazi none ubu uzanywa no kunteretera umukobwa